none kugira ngo bataba amasega reka bacize inyandiko bazikureho. Ni nayo mpamvu nagira abantu inama zo gutunga izi Bible ziri hard copy kuruta izi ziri soft. Ko iri soft barayivangira hari igihe uri kuyisoma bakamamaza. Impamvu ayo madini ariho nuko tudahuriye kuri Kristo. Erega icyo mujye mukimenya. Ubwinshi bw'amadini ni igisobanuro cy'amakimbirane aba mu madini. Niteguye ingaruka zose zitarimo gusaba imbabazi zibi mvuga. Nta kuvuga ngo mbabarire, nta bindimo. Ijwi ry'umukanguzi. Uyu munsi rero nk'uko dusanzwe tuganira ku biganiro bitandukanye, twasuye nanone Evangeliste Anicet Niyomugabo nk'umuvugabutumwa ndetse ukunze kuvuga ivugabutumwa mu matorero atandukanye. Ntabwo ndi bwibande ku itorero abarizwamwo, ariko akaba n'inaribonye ku by'Imana kuko yabashije gusobanukirwa ibitabo bibiri bitagatifu tuvomamo kwemera, ariyo Korani ndetse na Bibiliya. Akaba ari ibitabo asobanukiwe neza uko yaba umuyisilamu, kandi nyuma y'uko umuyisilamu ava n'umukristo, bivuze ngo afite inaribonye mu madini atandukanye. Uyu munsi rero twaje kumusura kugira ngo tuganire cyane cyane ku bibazo biri kuba kuri iyi si. Bamwe bashinja amadini ndetse usanga badatinya kuvuga yuko ibibazo byose isi iri guhura nabyo muri iyi minsi, by'umwihariko umugabane wacu wa Afurika, biterwa n'amadini. Nicyo kiganiro tugiye kuganiraho, ariko mbere ya byose reka abanze abasuhuze. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mugira amahoro y'Imana. Uko babivuze, ndi Anicet Niyomugabo, ndi umukristo. Yesu aduhana umugisha. Amen. Amen. Kugira ngo ikiganiro cyacu Imana ibane natwe, kuko Imana iravuze ngo babiri cyangwa bateraniye bavuga ku byanjye nzandi kumwe nabo. Rero turagira ngo ubanze usenge Imana kugira ngo Imana ituyobore, tutaza kugera aho twarengera cyangwa tugatandukira. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo kubw'ubucunguzi bwawe, watubyarishije ijambo ryawe tuba bazima kubw'urukundo utugirira. None tugize umugisha kugira ngo tuganire na bene data impamvu y'ibyiringiro by'abizera. Turagusabye kugira ngo uduhishurire, mwuka wawe wera abe kuri twe, icyo wageneye aba bantu ukivugire muri twe bacyumve, kandi natwe ubwenge n'umutima bihembukire mu mwuka wawe mu izina rya Yesu. Yobora umuntu ugiye kucyumva iki kiganiro, urwaye umukize, wabaye umuha ibyishimo, wari urushye umutura imitwaro, kandi mwami uhindurire abantu intambwe z'ibirenge byabo bakure mu mibabaro baha ibyishimo. N'uwari wishimye urinde impamvu yo kwishima kwe ntaba ari yo kukugomera, kugira ngo umunsi uzavuza impanda tuzakumvane n'abera bose kubwawe Yesu. Urakoze. Amen. Urakoze cyane. Hari ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza mu bibazo biri kuba kuri iyi si. Ubu tuvugana isi yugarijwe n'intambara zitandukanye. Hari iziri kubera mu Burusiya, muri Ukraine, hari iziri kubera hano hafi yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari iziri kubera muri Ethiopia, hirya no hino ku isi. Hari n'ahatari izigaragara, ariko hari inkomere zigaragara. Hari inkomere zigaragara. Rero hari abantu bari gufata inkomoko y'uwo mwiryane bakawomeka ku madini, bakavuga ngo abo barwana. Hafi ya bose cyangwa bose bavuga ko ari abemeramana. Bamwe ni abakristo, abandi ni abayisilamu, abandi cyane cyane ariko aho ngaho abakristo, abayisilamu. Abakristo barwana hagati yabo, abayisilamu barwana ku giti. Nta n'abarwana bavuga ngo twebwe wenda ntitwemera Imana. Bose barwana bashyize Imana imbere. Bashyize Imana. Ubushize tuganira, twaganire ku kiganiro twavugaga ko intambara y'Uburusiya na Ukraine idashobora gusoza isi, aho watubwiye yuko uwaremye urufatiro ari nawe ufite ubushobozi bwo kururimbura, ko abazungu batarema imbunda ishobora kurimbura isi.
icyo gihe abantu bari bafite ubwo bavuga bati ibitwaro by'Uburusiya biratumara, ibitwaro by'Abanyamerika biratumara n'ibihurira hamwe n'ibikocorana kandi ntibarabirasa ngo hari isi bahiritse. Dufatira urugero kuyo barimbuye mbere, twabonye urugero rega n'uwarashe Nagasaki nawe yarazi ko abamaze, kandi uyu munsi abarokotse binagasaki kandi haracyatuwe. Rero uyu munsi hari izindi nkuru zivuga ngo intambara ziri kuba ni iz'amadini. Wenda nk'urugero ntagiye kure cyane, reka mpere hano hirya yacu muri Kongo. Hari intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 ndetse na guverinoma ya Kongo. Hari ibintu bibiri byagaragayemo amadini. Sultani Emmanuel Makenga ni umudivantiste umunsi wa karindwi. Reka mpere kuri Sultani Makenga uyoboye ubu ngubu uri ku rugamba. Ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi ukomeye cyane, wabivukiyemo, w'umujiya, wabitojwe, wasomye ibitabo byose by'anyigisho n'iby'ubuhanuzi. Ni umushefu guide, generali w'umugide, abaho ni shefu guide cyangwa shefu guide. Noneho akandi kaje kuncanga, inama nkuru y'abepiskopi ya Kiliziya Gatolika nayo yaricaye muri Kongo, irangije itanga itangazo ry'uko mu gihugu cyose abakristo Gatolika bagomba guhaguruka bakazenguruka imihanda bamagana ibitero bya M23 muri Kongo, bashishikariza urubyiruko kwinjira mu gisirikare cya Kongo. Abo ni inama nkuru y'abepiskopi y'abakatolike muri Kongo. Uri kubyumva? Nayo yicaye kuri icyo ndetse na Felix Antoine Tshisekedi ni umukristo w'imbere muri Kiliziya Gatolika. Yego, nase ubwo bivuze ngo uyu munsi umudivantiste ari kurasana n'umugatolika kandi bose ni abakristo. Kandi mw'isi akantu kari kubangama gasakuza kandi mw'isi buriya adventiste abantu kandi mw'isi buriya adventiste na katolike bameze nka Ishimayeli na Isaka. Bameze nka Ishimayeli na Isaka kuko umudive iyo ari kubwiriza ababwiriza avuga ngo papa ni antikristo. Kandi papa mu mihigo yari afite imihigo yo gukorana mu kiganza na Teddy Wilson ni ukuriye abadivantiste ku isi. Umunsi akorana nabo mu kiganza deja anajya muri Amerika. Teddy niwe wamwakiriye, ni nawe wamusomeye, ni nawe wamusomeye ari kubwiriza. Deja ubu navuga ko byanasojwe. Teddy na papa ubu ni inshuti. Yego, reka twongere tugaruke. Rero twari turi kuri izo ntambara. Niyo urebye nko mu Burusiya, Abarusiya ni Abaorthodox nabo ni abakristo. Ni abakristo kwa muteri. Yego. Nanone kandi Ukraine, nubwo wenda tubona Ukraine nka Ukraine, ariko Ukraine ishyigikiwe n'ibihugu by'iburengerazuba. Dushatse twayita Amerika rega. Reka tuvuge iburengerazuba. Iburengerazuba igihe itoro rya gikristo ryacikagamo kabiri, habayeho abakristo b'iburengerazuba ari Orthodox. Yego. N'abakristo b'iburengerazuba yego ari bo Kiliziya Gatolika bahinduka abakatolike. Bivuze ngo uyu munsi Kiliziya reka rivuga Kiliziya Gatolika y'Iroma, kuko abanyamerika bo ni abaprotesta. Yego. Abongereza ni abangirikani. Kandi abo bari ku ruhembo rw'umuheto rwo kurasana n'umworthodox Putin. Bose with God I will trust, twemerera mu Mana cyane imwe kandi niko babivuga. Yego. Mu by'ukuri aya madini aho kuyobora abantu inzira y'ijuru ntiyaba tuyobora mu aya madini, ari kutuyobora mu ntambara, ntiyaba ari kutuyobora ahubwo mu nzira ry'irimbukiro. Reka tubanze turebe mu ntangiriro. Umugabo witwa Constante ajya kuyoboka, ari nabwo ntekereza idini na politike byivanze.
ari wo munsi afata umubatizo. Reka tubifata ajya kubatizwa, yararebye abona amadini yari mu bice n'ubundi birimo abapolitisiye n'abandi ukuntu, ariko Constante abifata neza mu kiganza. Icyo gihe igihe cya Constante itorero ryarwanwaga na leta, ni leta yarirwanya, noneho bituma baratatanye, buri muntu aho ageze akigisha ubutumwa bwe, ubutumwa bwe Kristo. Noneho Constante afata leta yishyira mu itorero, n'aba bantu bari baratatanye arabahuza. Ntabwo yari afite intego yo guhuza aba bantu gusa ngo bakizwe. Urakoze cyane. Ariko noneho ababeshya ko ayobotse kandi ashaka imbaraga. Ni nayo shusho idini rya none rifite. Politike zimwe na zimwe kuko ziba zigiyeho zitari kurwanirira ukuri, zihita zisanga abayobotse abemeramana, uburyo ubwo aribwo bwose bemeramo, bukafata amaboko yabo nk'abakozi babo bari butume bagera kuri ya ntego cyangwa igikoresho. Deja abakristo, abemeramana, reka si abakristo gusa, abemeramana mu madini, politike zibakoresha nk'ibikoresho bigeza abo bantu bari muri politike ku nzozi z'intumbero zabo. Uyu munsi nicyo gikorwa, kuko nureba intambara ziri kubaho muri ibi bihugu, dushingiye kuri Ukraine na Russia, ndatekereza ko abantu babizi iyi ntambara ntabwo ari iya vuba, imaze igihe kirekire. Nubwo batangiye kurwana ejo bundi, ariko sibwo batangiye kurwana, byatangiye kera. Nibyo mu mateka. Nitugaruka kandi ubu buyobokamana turasanga ari strategie za Nebukadineza, sibyo? Nebukadineza akoroniza Abisiraheli, byari bimeze bite? N'ubundi bwari ubuyobokamana. Yafashe Imana Yahwe, afata abayizera, arabakoroniza mu izina rya Bayali. Urumva ni ubuyobokamana n'ubundi buri kurwana. Nimureba muri Egiputa, Farawo arwana, baramubwiraga ngo rekura abantu b'Uwiteka, akavuga ngo Uwiteka ninde, muyoboke imana zacu. Urumva intambara zose zigenda zibaho zituruka mu kwemera, sibyo, kw'abemeramana. Noneho hakabaho fondasiyo yitwa idini. Aho niho nshaka kuvuga ko idini si itorero, n'itorero si idini. Idini ni imigenzo, amahame n'amategeko bidahinduka cyangwa bishobora guhindurwa n'inyungu z'abavizioneri cyangwa n'abandi bajoyininze iryo dini. Hanyuma itorero rishingira ku bintu bibiri: ukuri n'umwuka wera. Noneho nyiri itorero akaba Kristo. Noneho mu nyumvi icyo ngendereye muri Kongo, inama y'abepiskopi irateranye, sibyo? Imaze guterana, wibuke ko yigeze inaterana kuri Kabila kugira ngo ave ku butegetsi. Yanateranye kuri Martin Fayulu yanga Tshisekedi ko aba perezida, ibyanga. Noneho mufate ibyo bintu mugende mubihuza. Yongeye guterana yamagana M23, kandi iterana yemeye ko Tshisekedi ajya ku ntebe. Iteranye yirukana M23. Ndagira ngo mu nyumve, sindi ku ruhande rwa M23, sindi no ku ruhande rwa Tshisekedi, ariko gatoya. Noneho fata uru rubyiruko Kiliziya yohereje, iri kuyobya, ibohereza mu muhanda kwigaragambya. Ahubwo nibe no kweza mu muhanda kwigaragambya, ibashishikariza kwinjira muri ariya masasu, muri ariya masasu ajya kurwana. Noneho uhita ufata na nyiri itorero Kristo, we ahinduza umuntu ineza no kumubwiriza. Yesu afata ajya kurwana cyangwa anafata intambara ye, yabwiye Petero ngo subiza inkota he. None Kiliziya iri kubabwira kujya kwitoza gukoresha inkota. Wumva abo bantu no mu ntumbero y'ubwami na bimwe wavuze ngo twizera Imana, none tuze kubihuza. Harya idini ni iki? Kandi iyo Kiliziya ifite ubushobozi kano kanya bwahuza Tshisekedi na M23, yabahuza batarwana. None se uyu mwanya hari umu M23 uvuga ngo mvuka Rucuro, hari uvuga ngo mvuka Kibogora cyangwa Masisi. None se Masisi ubundi
ko tuhazi. Abahatuye benshi bavuga iki? Ikinyarwanda. Ni Ikinyarwanda. Barahavukira, mwirukane. Bajye kubirukana. Ujya kumwirukana. Ukabyo ari kuvugwa n'umuyobozi w'iki? Wa Katolike. W'idini. Wakayobora abantu ku Mana. Umva uburyo ahubwo isi mufata. Isi ni umuyobozi w'abemeramana w'abakristo. Mu nzira y'amahoro. Mu nzira y'amahoro. Icyo nacyo mukibuke. Niko abanyedini tumeze mu nzira y'amahoro. Kuko idini ni umushinga utegamiye kuri leta ushobora kuyoborwa n'abantu bari muri leta. Sibyo? Ariko noneho mu buryo bufitiye rubanda nyamwinshi iki? Inyungu. Noneho mbwira muri izo nyungu afitiye rubanda. Harya M23 yo ntirimo? Irimo. Ukraine yose ntirimo? Russia yo ntirimo? Kuko n'ubu munsi papa aramutse aretse kubogama. Yes. Akicaza abanyamerika n'abarusiya yabunga. Ukraine n'abarusiya yabunga rwose. Ubushobozi papa arabufite. Byashoboka. Ariko hari naho biri buze kugorana kubera nanone mu Bwongereza Anglikani kandi biri ku buryo Anglikani Canterbury yavuye kuri Katolike. Ubusubu iracyayivuyeho. Nshobora kuvuga ko bayibinyumaho gato. Bashobora kuba bariyungiye mu ibanga aho tutazi. Okay, nanone kuko guhera uyu munsi ari ubumwe bw'amadini. Kandi biyobowe na papa. Noneho ndetse papa Francisco ryo ari mu ntego ze ku buryo niwe mupapa wakanagiye umusigiti. Noneho banamuha umwanya wo kuvugiramo kandi ubundi ntibijya bishoboka. Umuntu utaratoye shahadu umuntu utaratoye shahadu ntajya mu musigiti. Ntabwo ajyayo. N'imyambaro yari yambaye ntiyemerewe guhinguka mu musigiti kuko nimureba yari iriho umusaraba ntibyemewe. Iriya ni haramu. Ni haramu. Ariko yarahageze. Iriya ni haramu iteye ubwoba. Ariko icyo ni cyerekana power. Yes, y'idini afite ishobora guhindura ibintu kuri. Sindi buze kuvuga yego afite yahindura ubutegetsi. Ibyo birashoboka ndabyemera. Ariko hari ikintu cyihishe inyuma mu madini abakristo mugomba gukira mu mutwe. Reka mbabwire ko kuyoboka Imana atari ukuyoboka idini. No kuyoboka idini si ukuyoboka Imana. Ikintu cyose kizagutwara inyuma y'intego ya Kristo, namwe banyamadini muduteze amatwi mutemera Yesu nk'umwami n'umukiza, reka mbabwire ngo urwo ni rwo rwiciro rwa mbere. Iyo niyo weakness werekanye abayisilamu, kuba utemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuko umuntu uyoborwa n'ubwenge, hejuru y'ubwenge bwawe hari abakwigishije. Sibyo? Abo barabukurusha. Noneho hejuru y'ishurirwa ugira hari abayobora destination yawe. Tubyemere byanze bikunze. Usigara ari ikintu kimwe kigutandukanya n'abisi n'intego y'isi, ni umwuka wera. Yego. Umwuka wonyine ni ugukuramo iyo virusi, ni ugukura muri iyo ntego, ni ugukura muri iyo nzira kandi ntubuhabwa utemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Byanze bikunze rero uzisanga muri izo ntambara, uzirwane kandi buri munsi. Nimureba hadutse ibiganiro ku ma internet n'ahandi biri kuza bishaka gusenya Kristo. Noneho duhite tureba mu mbabarira kangakomozeho. Uzi abateolojiya bakomeye baticajwe kandi bari no mu nzego za politike, by the way, baticajwe no gushaka amahoro, bicajwe no guhindura Bibiliya. Uzi uko bangana koko ibira hari ibyiri kuvuga biri kubagwaho. Hari ibyo bari gukora Bibiliya igahita igaragaza ko ari amasega yaje mu ntama. None kugira ngo bataba amasega, reka bacize inyandiko bazikureho. Ni nayo mpamvu nagira abantu inama zo gutunga izi Bible ziri hard copy kuruta izi ziri soft. Ko iri soft barayivangira, hari igihe uri kuyisoma bakamamaza. Bakanyuzamo AdSense. Bakanyuzamo AdSense ukajya kubona ukabona haciyeho akantu ka pornography cyane. Njyewe nari ndi kuyisoma ngiye ko namona wacishijeho twenda tw'imbere tw'abadamu. Mana nyagasani, wenda hari abandi bafite ubwo buhamya. Rero ibi mbivugiye iki? Nimusome murebe ibi bihugu. Ibi tuvuze ku madini ntabwo bije gusa, Imana ifite ikigambiriye. Noneho hita utekereza bifitanye iyihe nkomoko no guhenda cyangwa kubura kwa Bibiliya. Izi ntambara ziri kuba
ariko uzi ko ibyo bifitanye inkomoko nyine intambara itaraba ko Bibiliya zagura ko Bibiliya zihari ko yatangiye zikabura none munatekereze n'ibi bihugu biri kurwana nta macapiro adasanzwe ya Bibiliya bifite Ukraine na Russia dukurayo izihe Bible ntazo noneho bifitanye irihe sano abacuruzi bari kuri Bibiliya mutubwire abacuruza Bibiliya mutubwire bifitanye irihe sano kuki Bibiliya zahenze kuki ziri kubura noneho abakristo turi kumwe noneho namwe mumbwire biri gushyira iki abateraga inkunga iyandikwa rya Bibiliya bari kuyitera intambara murakoze abacapaga Bibiliya bari gukora ibisasu bari gukora ibi ngibi inshuti z'umusaraba mwicare mutekereze nyuma y'ibi n'iki kigiye kubamo kandi ndagira ngo mbabwire nta muntu n'umwe utajya uyoboka intambara mu gihugu kirimo intambara ntawe ubura uruhande ajyaho ntawe ubura uruhande abaho n'ubuze uruhande ntubura umwanzi uguhiga ntubura ukwica noneho izo ntambara rero ziri kuza zikubita ndagira ngo nkababwire gatoya hari intambara ntagatifu zibeshywa ko ari intambara ntagatifu zigira n'isano n'icyitwa purigatori na indulgensiya ibi bintu bitatu mu bihuza purigatori isabira imbabazi abapfuye noneho indulgensiya igatanga ikiru ikagura imbabazi z'ibyaha umuntu yakoze jihadi ikica uwakoze ibyaha ndagira ngo ibintu tubihuze kandi Bibiliya avuga ngo Imana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha noneho ibangukira kumugirira ibambe kugira ngo imweze muboneze amen noneho jihadi ikabangukira kumwica kugira ngo adakizwa indulgensiya ikakubeshya ko niyo wapfa uri umunyabyaha uzabona ikakubeshya ko ufite amafaranga yawe wayagura ufite amafaranga yawe wagura imbabazi sibyo purigatori ikakubeshya ko wanapfuye bakugurira imbabazi duhita tubihuza n'igihe Luteri ava muri kiliziya acomoka yasomye igitabo cy'abaroma nirwo rwandiko yasomye inzandiko arareba asanga imbabazi n'ubuntu areba uburyo Yesu yapfuye n'icyari kimujyanye gupfa asohoka avuga ngo burya imbabazi n'ubuntu abazigura barahendwa baraduhenze ntahishuriwe yarahishuriwe yirukanwa muri kiliziya kubera iki ateje yarayihombeje none se indulgensiya yaziye iki ni nk'uhagarara akavanga imisoro n'imibi mu gihugu kiyitanga noneho turebe indulgensiya yiziye iki ikiru cy'imbabazi kizanywe n'iki si ukugira ngo kiliziya ive mu cyuho ive mu cyuho cy'intambara barwanye bari kurwana ko hari hangiritse byinshi yongerere ko ipera ubushobozi siho bakereye iyo indulgensiya tugaruke iwacu mu Rwanda uyu munsi amadini afite ibitabo by'abakirisitu nangaye ni make uzi ko hari amadini atenga abakristo batatanze icya-10 kandi atarabasabiye akazi bari abashomeri icyo kintu mu gitekereza uri umushomeri ntibaguhaye akazi nta nuko agusabiye ariko ubonye akazi uratanga icya-10 niyandikishe akamukongereho uniyandikishe kugira ngo baguheresi kugira ngo niba waratanze icya-10 mu kwa mbere mu kwa kabiri nukibura uzacyishyura igitangaje iyo utagitanze baragutenga kandi nta dini ritenga idini riraca noneho duhite tugaruka mu Mana muri Edeni Adamu na Eva bakora ibyaha ntibari bacumuye ku Uwiteka ariko si Imana yabaciye ite yarabanje bambika umwenda w'imbabazi amen sibyo bivuze ngo nubwo mukuwe muri Edeni mufite umwenda ubatandukanya n'abari hanze nimugenda ariko mwambaye umwambaro wanjye ntimuzaramira mu byaha ariko nanone mbashyiriyeho igitambo gikuraho ibyaha mufite Adamu yavuye muri Edeni nta cyaha afite ariko idini ntiritenga uwo ryasengeye riraguca ntiwemererwa no kuhasengera temwe de Jehova nuko uvugishije iyo baguhaye benshi baguha babiri abayehova urenze uwo niyakwegereye baramutenga nawe arabizira urebe icyitwa idini abadive barakubwira uti ngwino wongera ujye mu mazi ubatizwe ntabwo ari amaraso yeza n'umuntu ntiyezwa no guhinduka jya mu mazi genda ujye mu mazi urebe iwacu mu barokore narabivuze sirikirasiyo zirakorwa ngo barabintengera amufiya noti
uraza ufite imisatsi ntabwo tuyemera, wambaye ipantaro ariko ituro ryawe turyemera. Umbabarire wumva idini. Uzanye imisatsi, umugore yambaye ipantaro ariko azanye ituro. Ituro turaryemera ariko nituryigaburo ntabwo dusangira. Ariko kwigaburaho ntabwo twasangira. Ariko ituro turaryemera kuko muri buri rye mwenyine. Yes. ariko idini ntaho rihuriye n'intego y'ubwami. Noneho ikintu gitangaje, uriyoboye, tugaruke, uriyoboye papa, bishatse kuvuga iki? Se w'abantu bose. Urakoze. Hanyuma data wa twese ninde? Ni Imana. Hanyuma Monsenyeri bivuga iki? Nyagasani. Wandese wanjye. None Nyagasani wanjye. Monsenyeri. Nyagasani wanjye. Titi imagine. Urumva? None ndabikunda ukuntu bavuga c'est nécessaire Monsenyeri. Ayiwe. Ariko Mana Nyagasani nyine nawe ubitekereza. Nyiri cyubahiro Nyagasani Mana yanjye. Nyiri cyubahiro Mana yanjye. None hita ushyiraho aya madini ukuntu twirirwa. Daddy. Revera icyo bisobanuye? Oya. Nyagupfukamirwa. Nukuri kw'Imana. Revera pasteur. Ni nyagupfukamirwa. Nyagupfukamirwa mushumba. No. Namwe ba Kristo mufite ubwenge. Bibiri iravuga ngo uramye Uwiteka Imana yawe. Ni ijambo Yesu yavugiye mu butayu abwira Satani. Haranditswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe gusa wenyine. Ariko abandi bakareba ibyubahiro bituma tubapfukamira. Tubaramya. Noneho baniseti kuko mutaturamburiyeho ibiganza ngo turabara iki. Biravuze ngo nabakora umurimo batasigiwe gukora. Nta burenganzira dufite. Ntago mufite uburenganzira. Bivuze ngo nibyo twakoze bigarukira inyuma. Dufite abandi turi burebe. None wumva idini icyo ridukorera. Hari ba reverandi. Yes. Hari ba Monsenyeri. Hari ba Monsenyeri, hari ba papa, hari ba padiri. Padiri bivuga papa n'ubundi. Noneho fata ibyo byose. Ariko padiri wari munsi ya papa. Ari munsi ya papa. Yes. Papa ni papa wa bose. Ni papa wa bose. Wenda padiri papa wo muri paruwasi. Ni se w'iyo paruwasi. Noneho tuganire. Umuntu yakiriye Yesu. Nawe niwe wakiriye. Noneho wowe wakiriye Yesu kugira umucakara. Undi yakiriye Yesu umugira umutware. Umugira nyagupfukamirwa. Mumfatire abo ba Yesu mumbwira ari bangahe. Gute wakira Yesu? Ariko ngo imirimo y'umuntu izagenda imuherekeje. Okay. Ubwo ari nyine bitewe gukora neza. Kandi imirimo iraremera. Kubera gukora neza. Kukurusha. Yego. Ndabyemera rwose kuko hari uterura amafaranga akagura iyo ntebe. Ndabyemera rwose. Kandi hari n'icyo twita gukora neza. Ubuse gukora neza ni ugufata umwana wahereye muri Sunday school. Aka kantu karambabaza. Umwana yakuriye muri Sunday school. Sibyo mu ishuri ryo ku Cyumweru. Abo muririmbye muri korali y'abana, ajya muri korali y'urubyiruko. Umukeka uzapfukamaho. Ugura intebe uzicaraho washyingiwe. Certificate nayo uzayishyura. Ere gukodeshe na sare. Navyo bigezeho. None urusengero. Uzi ko hari n'amakiriziya umukristo asohoka mu rusengero agiye kubwiherero agatanga igiceri. Past ibyo bintu nako Mani horaho. Izi kiriziya abakristo basengera mu mujyi wa Kigali ntazo muzi. Ntaho ndajya. Ntaho ndabona. Ngewe nzu umushumba wahagaze. Ntabwo ari ugushira isoni, niteguye ingaruka zose zitarimo gusaba imbabazi. Zibi mvuga. Nta kuvuga ngo mbabarire, nta bindimo. Nzu umushumba ahagaze aravuga ngo ntihagire umukristo uzongera kugera hano umunsi tutateranye. Abwira umuzamu ngo numubona ku rusengero uzite stati abigerekaho uzahamagare polisi mufate mufunge. Mu gihe urusengero rutemererwa no gufungwa. We nta rusengero rwemerera gufungwa. Nta rusengero rufungwa. Wabuze aho aryama niho agomba kujya kurara. Aryama mu rusengero. Agomba kuryama mu rusengero. Wabuze icumba agomba gucumbika mu rusengero. Agomba gucumbika ku rusengero. Noneho twongere tugaruke inyuma. Yesu Petero na Yohana bahagurutse ikirema cyari hehe?
ku rusengero, ku muryango wa umuryango none se w'urusengero. ni amadini angahe afite abasabiriza kuri uwo muryango? hari abaremaye batajyayo kuko bazi ko bahasengera nta wamuha, pasiteri yamwirukana byamuhitana kuko amaturo aje kuyatwara. yewe data wa twese bamuhayo bari gutura. ariko icyo kintu cy'amatoro yishyuza na tuwarete kibaho? Mana nyaguhora ko ubu se nyavuge oya nyavuge urayambwira inyuma ya kamera nzigerere yo gutara inkuru. noneho se tugere inyuma yayo, nta kontribisiyo dukora zo kubaka ibigo by'amashuri n'amavuriro. Yego, umwana iyo agiye kwigayo bigenda bite? agomba kwishyura kugira ngo mwarimu ahembwe. Angahe kugira ngo mwarimu agire ate? Ahembwe. Sawa nyine, n'igitabo kigurwe. urakoze. Muri contribution ntabwo aba ari mu mushahara wa mwarimu, nta nubwo aba ari mu igitabo. none se ishuri riba ribaye iryande? si iry'idini? umukristo ninde mu idini? ni nyir'idini. cyokoza icyo nemera ni kimwe. niba abakristo bakoze contribution bakubaka ishuri, umwana w'umukristo cyangwa uwa nyiri ukora iyo contribution akwiriye gufatwa nka nyiri umugabane. ni umufatanyabikorwa. wenda bakavuga ati abafatanyabikorwa bishyura school fees 1/2, abandi bakishyura full school fees. Yes, murakoze. ariko ibyo noneho turebe, ibyo ntaho mbizi. reka turebe, wahabona uzahandangire. reka turebe. iyi dini rigiye gutangira abakristo 100 mitiweli, gitifu umurenge ntaza? haraza. hanyuma si yo gitifu umurenge wagiye kwishyurira abatishoboye, hamagara abanyamadini bangahe? ntabo. murakoze. nuko idini ni umufatanyabikorwa wa leta. leta ninde ari ku bundi? ibi kwitwa umufatanyabikorwa ndabyemera kugira ngo ya miryango y'abanyamadini ihabwe agaciro n'ubuvugizi bugerweho. ariko leta ninde? umunyamadini ariye. ubundi leta niyo yakabaye ifasha idini si ryo ryakabaye rifasha leta, kuko intego zo kugira neza zifitwe n'idini kuruta leta. twakagombye kubwira leta ngo dufite abakene, leta ntiyatubwira ngo dufashe abakene, ariko turababona. uzi ikintu? amabaruwa aturuka ku murenge cyangwa ku karere asaba amadini ko yabafasha kubakira abatishoboye, ko yabafasha kurihira abatishoboye mitiweli, aho kugira ngo ahubwo amadini abe ariyo abwira leta ati twishyurire abatishoboye mitiweli bangana gutya, ahubwo leta niteka nti muzishyura. ahubwo se nayo kandi tuyatanga turira. nanjye reka nishyiremo. uzi ibintu tubamo mu madini. uzi ko no kugira ngo tugure bombo zo guha abana kuri Noheli dushyiraho igiseke cyo guturisha cy'izo bombo, cya bombo. ariko urumva urugero rwo kudakundamwe abantu tugakunda ibyo bafite. mumbabarire wenda sinzongera kubivuga, ariko mumbabarire mubanze munshakire intego y'Imana mu idini, noneho tugaruke. twagize umugisha ko turi kumwe n'umushumba. nagize umugisha ko uri umushumba, ngenda umukirisitu. harya umushumba n'umukristo bafitanye irihe sano? muri ubwo buryo nta ryaba rihari. urakoze. ariko mu buryo bwa Kristo ni ingingo zimwe, zuzuzanya. noneho niyo wagira izo nshingano zo kuba umushumba, ntabwo bigukura ko uri urugingo ku mubiri umwe wa Kristo. ku mubiri umwe Imana bivuze ngo ugutwi kurabizi neza ko gukeneye ijisho, kandi ijisho naryo rizi ko rikeneye izuru, izuru naryo rizi neza ko rikeneye umunwa nawe uzi ko ukeneye amaboko, n'amaboko azi ko akeneye ibirenge. ariko nyine uyu munsi bashumba bagenzi banjye wenda bambabarire, satani yamajiye kwivanga. ntago ari satani, njye simbyemera. ntago nemera ko satani agira imbaraga ziruta iza kamere yacu. satani ntajya atura muri kamere wayoboye. cyane amasega yinjiye mu nzu y'Uwiteka. Exactly. Deja twanasohotse mu nzu y'Imana, reka mvuge gutyo. tujya kwirebera satani turamuga uti ngwino udufashe mu byacu. twaramurembuje. none se nta nkuru iri gusirikira y'umushumba wari uri kugurisha urusengero. uzi kubivuga ntacyo bintwaye kuko banampamagaye nabihamye. uzi abagore yabyariye abana uko bangana? uwo mushumba warugurishaga. none uzi abakobwa yashingiye ingo zidakomeye uko bangana? abakobwa bakagura abagabo n'abagabo bakagura abakobwa, akamwe uti we muhanurire.
murumva amadini icyo ari cyo. Tugaruke kuri za ntambara turi kurwana. Ukraine hapfuye abangana iki? ni benshi Biturutse kuki? ku madini. Hanyuma abana b'abakristo bayobotse Imana bazi kuri Mosenyeri, bazi kuri Papa, bazi kuri Revera Nyagupfukamirwa, urababwiye ngo nimujye kurwana na M23, nimufate intwaro mujye kurwa. Umwana utazakumvira ninde? uri Nyagasani. Uri Nyagasani. Ntawe Uzakumvira utazakumvira uri bishop uri ni Nyagupfukamirwa. asanzwe akwita dadi. None akubwiye uti genda. None se aba bagore basenya ingo bari muri deliverance, ni iki kibasenyera yagiye gukorerwa deliverance? Baramubwira uti ryama tukuderivura, agakuramo n'imyenda, uti ni umushumba wabimbwiye. Ku isi abantu bubahwa kuruta abandi habanza abaganga, sibyo? Abanyepolitisiye baratinywa, habanza abaganga, hagakurikira abanyamadini, hakurikiraho abayobozi b'amadini. None uramubwiye ngo jya kurwana mu ntumbero ya Kristo, murumva idini riri gukora iki? Ahubwo numva n'abanyamadini baza imbere y'abaganga. Abanyamadini ko nta muganga wabwira umuntu ngo najye kurwana ngo amukundire. Yego. Ariko nabonye muri Afurika y'Epfo aho pasiteri yagaburiraga abantu ibyatsi. Uretse se muri Afurika y'Epfo, mu Rwanda hano i Kigali ntaho wabonye yabagaburiraga seriviyete? Ariko ibyo nese muganga yabwira umuntu ngo arye seriviyete? Hari ngo n'uwabatwikiye mu nzu muri Uganda. Ibaze. Hari uwo twigeze twicarana rega, nari kumwe na mwene data uri off camera Marcel, twari kumwe. Umupasiteri atubwira uti ngiye mfite abana 4 hanze, ngo na madame arabazi, ngo ariko ngo ngiye Imana yarambwiye ngo ndaburahamu. Aburahamu nyine ngo ni se w'amahanga. Ni se w'amahanga. Mana Nyagasani we. Ntawe mwumvishe se muri Nigeria wabyaye abana niba ari 12, yarangiza akavuga ngo ni Imana yabimubwiye? Mu by'ukuri ubukristo bwarapfuye. Ubukristo bwarapfuye. Ntabwo mushumba unyihanganire, ntabwo buzazurwa n'abashumba, ahubwo buzazurwa nuko abakristo, kuko abashumba nabo n'abakristo, buzazurwa nuko abakristo bazibuka ko hari umwuka wera ugira abantu inama, bakazurwa nuko hari imyitwarire abizera bitwaramo, kandi bakibuka gusenga amasengesho y'umwihariko. Inyuma yayo mu idini gira ndi y'umwihariko, niho umwuka azakuganiriza habanye n'intego y'idini, kuko mu idini nabonye abategura iminsi 21 bagendereye ku mafaranga aturwa. Niba batura 100 ku munsi, ubwo ni miliyoni n'ijana. Bakabarira ubwinshi bw'amaturo, bakabarira ubwinshi bw'amaturo mu bwinshi bw'iminsi bashyizeho yo gusenga. Abakristo bagasenga iminsi myinshi bazi ngo ni inyungu z'amasengesho, kandi ari inyungu z'amaturo. Kunumva ibintu byakaze. None se musho tubyeruye, icya 10 kiribwa n'abandi, ni icy'abashumba. Reka da, byose bira ntikiba. Aho uvuze nk'umushumba, icya 10 ni icy'umuntu wese ukora imirimo yo kugicaniro, utagira indi mirimo imwunganira. Uretse ko hari ibyo ntemera. Bihe ntabwo cya 10 nkemera. Icya 10 ntucyemera? Nge ndacyemera. Icyo bataguho wo kabyara babwire nk'umushumba uti mujye mugiha n'isete. Icya 10 gipfobya umurimo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Okay, kiba gike kuko umukristo yatanga ibirenze 10. Amenye icyo Yesu yakoze, afite Yesu muri we, ashobora gukora ibirenze icya 10 kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Se nituzi bano bagabo bihangange bitwa ba Korogati. Korogati ni umugabo, ntabwo ari wa muti w'amenyo, nuko uruganda rwe rwitiriwe izina rye. Ntiyatangaga 9 bya 10 agasigarana 1 cya 10. Uwo rero uwo nguwo niwe wakoze ibikwiriye n'isezerano rishya. Bakundwa, murenge ku mahame y'amadini. Ndabivuga nshize amanga, nta n'ikibazo mfite. Kuba umukristo si kuba umukatolike, kuba umukristo si umudive, umukristo si umwadeperi. Umukristo ni umuntu ubyarwa n'Imana, ushobora gusengera muri ayo madini, kandi ntayasengeramo kugira ngo amuhindure, ayasengeramo kuko yahindutse, afite isoko ayo madini ashobora kuvoma. Ese ayo madini uvuze birakwiye kwabaho? Ayahe?
impamvu ayo madini ariho ni uko tudahuriye kuri Kristo. Erega icyo mujye mukimenya, ubwinshi bw'amadini ni igisobanuro cy'amakimbirane aba mu madini. ni ubwinshi bwo kutemera Kristo. Icyo cyo mucyemere ni ubwinshi bwo kudahurira kuri turamutse Kristo. twemeye Kristo amadini twayavaho. Amadini twayavaho tukayoboka rimwe. Deja naryo ntiryakitwa, naryo ntirikwiriye kubaho hamwe, twakwitwa abakristo nyine. Gusa isi ni isi. Aya madini se wenda nk'umwanzuro watanga, hakwiriye gukorwa iki? Cyangwa se izi ntambara ziri ku isi amadini avuyeho zavaho? Intambara ziri ku isi sinibwira ko amadini avuye, ahubwo bose bahindutse abakristo. Uretse ko ntibigikunze keretse kugira igihe cyo kuza kwa Yesu, niho byashoboka. Ariko twese ubu Kristo Yesu tumufasha, bose bemeye Kristo tukamwemera ari umwe, izi ntambara ziri ku isi zose zashira, n'amadini yarangira, n'imipaka yashira yavaho. Bivuze ngo abemera Kristo bashobora kuba bemera Kristo utari we. Bashobora no kuba bemera uwo ari we ariko mu buryo butari bwo. Kuko Kristo Yesu sindi bumuhakane. Bahasobanuye neza aho. Kristo Yesu sindi bumuhakane, kuko niba avuga ngo nemera Yesu wabambwe wapfuye akazuka, uwo ni we. Ahubwo umwemera gute umaze kumwemera yaguhinduyeho ibiki? Kuko niba wemera uwapfuye akazuka warangiza ukajya kumugomera nka bavandimwe bo muri mu bihugu byo hirya no hino bajya kurwana bicana kugira ngo abantu bemere ubutumwa. Hari agakomedi nabonye umuvandimwe umwe yari ari kubwiriza, ageze ku muntu aramubwira uti ibintu ni bibiri uyu munsi sinkwinginga, uremera Yesu cyangwa ntumwemera? Utunsubize ntago nzajya mbira induguta iyi nduguta nyimera kubuza. Aramukubita, ni wowe umpemba, ni wowe unyishura ko nishurwa na Kristo. Rero ibyo nshaka kubabwira abanyamadini, uzarebe niyo abakristo bataje dutuka abahari ngo muba mwanze gusenga, kandi turi gutuka abahari kubw'umujinya w'abataje. mwaraguye kandi abubwira barahari, abubwira bo barahari, bo bagandutse. no ufite ikibazo cy'abataje ukabitura baje. Uzazareba abantu bahagarara ngo njye Imana ntiyantumye abantu benshi, itagutuma benshi ari kubwiriza bo mu rugo gusa, wari ugumi wabo, wari bugumi wabo. Nose ko nta bantu yagutumye uri kubashakira, biba byamucanze. Mana we, mu by'ukuri izi ntambara tumaje kwemera ngo aho tudashidikanya twembi ko ziterwa n'amadini. Aya madini avuyeho zashira, aya madini azitera yashira. Yego yashira. Nk'uwaguha ububasha ufata icyemezo cy'abari ku isi yose, wakora iki kuri iyo ngingo? Ariko ngahabwa n'ububasha bwo kumvirwa. Kuko nshobora kubikora by force, n'ubundi ngasa n'umwe wica abantu ngo banze gukizwa, n'ubundi akabicira mu byaha. Ariko mbikoze no kumvirwa, nta dini na rimwe nakemera. Icyakora nashyiraho umunsi umwe w'uko abemera Imana twese, abemera Kristo twese duhuriraho. Wasaba aha ku isi hari ndabyita ngo iki, sinzi ijambo ndi bukoreshe, ariko hari abemererwamo benshi, abizererwamo benshi. Wenda navuga nka Muhammad mu Islam, Kristo mu Bakristo, Buddha, Krishna, ni benshi bemererwamo, abantu bizereramo ryangombe mu Banyarwanda baba traditionnel, n'ahandi hagiye hari utuntu bagenda bizereramo. Bibaye ngombwa ko abisi yose ubahitiramo, nabahitiramo Yesu utaranasoza n'icyo. Kubera iki? Nabahitiramo Kristo kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ikindi cya kabiri niwe muntu wayobotse adateje intambara muri abo bose.
barebe intambara Muhamadi yarwanye uko zingana. Yesu ntiyigeze afata icumu, nta n'umuntu amaraso ye yamenekeye imbere ya Yesu. Ariko barebe fatwa dimaka abantu yishe uko bangana kwa Muhamadi. Tugaruke Roma turebe abo yishe uko bangana, sibyo? Mbo turebe Krishna barapfuye, Buda n'uyu munsi baracyapfa, n'uyu munsi barapfa. Uzi ukuntu Napoleon yavuze yari mu rugendo ari kugenda, umuntu umwe aravuga uti hari umuntu uri gusenga wanze kuva mu nzira. Arababaza atari gusenga mu izina rya ngo ni irya Kristo. Aravuga ngo uwo mugabo niwe wafashe wenyine adakoresheje inkota, ngo ni mumureke, ngo twebwe ubwami bwacu bukomejwe nuko twamennye amaraso y'abandi. Akakongeraho ngo ariko we yamennye aye, we yakomejwe nuko yamennye amaraso ye. Mu gihe abandi bakomera ko bamennye amaraso y'abandi, we Yesu yamennye aye, yakomejwe no kumena amaraso ye. Ako nako ndagashimye. Rero uwo niwe nahitiramwe abandi, wakomejwe no kumena amaraso yatamennye y'abandi. Yego. Akemera kujya habi kugira ngo hakure abandi bajya heza yarari. Mu by'ukuri abantu bemeye Yesu Kristo akabayobora aho kugira ngo bamuyobore. Kuko mbona uyu munsi umuntu afata Yesu akamuyobora ku nyungu ze, aho kugira ngo wowe Yesu akuyobore ku nyungu, wemerere Yesu aba ari ukuyobora aho ashaka. Ahubwo wowe ufata Yesu ukamuyobora aho ushaka. Nuko biri kugenda. Mu by'ukuri inshuti bakurikiranye Dia Wacu TV, mu kiganiro cyiza turi kujyana Aniseti niyo mugabo, turi kwemeranywa neza ko abanyamadini bafite imbaraga zo guhereza iyi si yacu amahoro. Birashoboka dukurikije abantu bari ku isi, ndetse abantu bari ku isi 100% bafite uburyo bemera Imana. Hejuru ya 80% ni abemera Imana yo mu ijuru, Imana y'umwuka. Tuvuze abayisilamu, tuvuze n'abakristo, wenda abo ngabo abandi sinzi uko bemera. Rero abo bose baramutse bemeye Imana by'ukuri, isi yaba nziza. Batarwaniriye Imana cyangwa batagize Imana nk'intwaro yo kubageza ku cyo bashaka, ahubwo bakemerera Imana ikaba ariyo ibageza ku cyo ishaka, isi yacu yaba nziza. Reka tugana ku musozo, Niseti tumubaze nk'ubutumwa yagenera papa wa twese aramutse amwumvishije, Papa Francis, ndetse ubutumwa wagenera. Byagorana nyumvishe niyo nabo mubwira ntabwo yabwemera, namusaba kubanza gukizwa. Ariko hari Imana n'Umwuka Wera, baravuga ngo Paulo niwe wavuze ngo umurimo wacu ni uwo kubiba, Umwuka Wera ni uwo kuwera. Namusaba kubanza gukizwa, yamara kwakira agakiza akabona uburyo, kuko ubwo ni ubutumwa namugenera abaye akigumyeho. Ariko ntago namubwira ngo niyegure, kuko yeguye yasimburwa n'undi. Ahubwo namubwira nabanza akizwe, namara gukizwa yemerera umwuka n'ubuyobozi bwabo bukorere muri we. Ubari bwo bukorera muri we. Hari abitwa abanyagupfukamirwa ba Musenyeri. Bo ni benshi bazanakumva. Musenyeri bo Mfitemo n'uw'inshuti yanjye rega. Hari n'uw'inshuti yanjye nkunda ujya umpamagara ku gatelefone tukaganira. Ba Musenyeri ubwo ni ba Nyagasani. Arahari Nyagasani ariko utari uwanjye. Bo barahari bazanakumva. Nagasanirwe mbo. Namwibutsa ko gukorera mu izina ubutari nyiraryo. Abanyagupfukamirwa se, kuko natwe turi abakristo ariko ntituri Kristo. Abanyagupfukamirwa se ba Reverend. Nabibutsa umurimo Satani yakoraga ataracibwa mu ijuru. Iyo yamaraga guhimbaza departement z'abamarayika zikamupfukamira, ahitaga ahindukirira intebe y'Imana akavuga uti iki cyubahiro cyose mpawe si icyanjye, nanjye ngishyikije kuri wowe. Hari umupasteri umwe wigeze kudusetsa, yari pasiteri usanzwe, bukeye baramusengera bamujya Revera pasiteri. Noneho umukecuru utari usobanukiye iby'ayo maranka araza aramusuhuza, muri aho pasiteri, yigira nk'utamwumva. Erega ni wowe mbwira, muri aho pasiteri, nawe arongera yigira nk'utamwumva, arongera araza namujya imbere, muri aho pasiteri,
ongeraho na revera pasiteri kuko ntabwo ariwe warimpaye yewe data we mujye mwongeyeho na revera pasiteri kuko ntabwo ari mwe mwarimpaye hari nanjye ubona nasuhuje ndamwana pastor Mahoro arambwira uti ntabwo ndi pasiteri ndi bishop. icyubahiro nicyo kiduteje izi ntambara zose cyane kabisa. ahagira rero ubutumwa muri rusange wabagenera abanyamadini abari mu ntambara hirya no hino bitwaje ukuboko kumwe inkota ukundi kuboko Bibiliya, tujya twumva bava mu mashyamba ayo mashyamba mu nyeshyamba za FDL na za hose bayoboye na bishop Runiga hari bishop ni bishop n'uwari hano Kibungo ni bishop rwose bishop Runiga nukuri kw'Imana unashatse wanamusura Kibungo araboneka wari uyoboye M23 mu myaka yashize nawe nsoya ni se ariko na Bertrand Bisimwa nawe amakuru avuga ubwa akari umupastor nukuri kwishobora byose Sultani Makenga umudivantiste wo hejuru shefu gide ku isabato bararwana ako kabazo ndashaka kuzakabaza Sultani aramutse nyemereye namubaza niba ku isabato niba M23 wiruhuka tuba tubujijwe kwerekera aho twatera ibuye imbunda ntiharenga. yakuzi kumaye ikibazo nzabaza murakoze reka twisengere wenda hari murakoze ariko ngo n'igitwe muri jenoside ngo baricaga ku isabato bakaruhuka bakarekeraho noneho ngo abahigwa n'abahiga bakajya gusenga ariko buri umwe wese ngo acunga umwe ku isabato ari gucunga ku izuba rirenga uwihisha ajye kwihisha uwica ajye gutora umuhoro. Ushobora gusanga rero muri M23 wenda ndakurahiye ndohigwa nanjye naguhigira aho wasengeye sinakureka wasanga M23 nayo ku isabato idakora byashoboka ya masaha atuje wenda urugamba ruba rushyizemo pause kuri ya mategeko y'intambara wenda byakunda ariko ubutumwa nabaha by'umwihariko reka mutange nk'ubwira abakristo ko nta rwego na rimwe rusumbaga ubukristo. Nubwo bakumva ko ruhari Yesu nahamagara azahamagara bizera ntabwo azahamagara amatitire. Bwa mbere reka mbwira abayoboye nubwo twitwa intama za Kristo bakitwa bungeri baragiye mu ntama nabo babarizwamo kandi urwuri turimo nirwo barimo ibatunyweraho niryo banyweraho be kwitandukanya n'abizera kuko nabari abizera. Cyo ni kimwe kandi cya kabiri baragira nk'abataragiye izabo kuko ntabwo turi intama ko mukondoro ntabwo turi kondoro ntabwo turi intama y'igisimba turi abantu bazi ubwenge nibaragire nk'abazatubazwa kandi nk'abazagera imbere y'Uwiteka n'icyubahiro tukibahe ko burya umuntu wakoze ibyiza Imana yubahirwa muri we. Yego ushobora kubahira Imana muri mwe mutagira ngo nugushira isoni Imana tuyubahira muri mwe ariko reka nibutsa aka kantu gakomeye umuntu ufite icyubahiro ntabwo agisaba ahubwo agiha abandi. Niba koko wumva uri umunyacyubahiro gitanga aho kugisaba nicyo kimenyetso cy'uko ugifite. Noneho rero nukidusaba bisobanuye ko ntacyo ugira ahubwo ugikeneye uragikeneye. Rero nongere mbibutse kimwe ko muragiriye Kristo mu buryo bw'inzira y'amahoro. Muretse ke kwibutsa ndabizi ko hari abadukurikiye bari no muri Kongo barahari benshi cyane Masisi bakurikira Dia Wacu TV hari n'abakurikira bajya banaduhamagara. Reka mbibutse ko intambara ni iz'umwuka haba nizo z'umubiri murimo ntabwo ari mwe barwanye ko Kristo niwe uzinesha. Mugende nk'uko umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.